Ndagushuhuje nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Uyu ni Caporal Ikirezi Marie Providence, ni umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, akaba ashinzwe kurashisha imbunda nini zo ku gifaru ku modoka z'intambara. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe, avuga ko kuva kera yagize ishyaka n'ishema ryo kuba ingabo y'igihugu kuko ngo yashakaga kurwanira amahoro. Mu mwaka wa 2014 nibwo yinjiye mu gisirikare arangiza amasomo y'ibanze mu mwaka wa 2015. Asobanura ko amasomo y'ibanze aba agoye kuko bisaba imbaraga n'umuhate ndetse n'ishyaka. Avuga kandi ko kera iyo umwana w'umukobwa yajyaga mu gisirikare bamwitaga igishegabo kuko ngo bumvaga ko aka kazi karebwa n'abana b'abasore. Ariko ko uyu munsi atari ko bimeze, ko umwana w'umukobwa nawe ashoboye, afite byinshi yakunganira igihugu cye. Avuga ko imyitozo yamugoye akigera mu gisirikare harimo umwitozo wo koga no kwisanga mu mazi menshi. Ariko ngo ibi byose yarabitsindaga kuko ngo yari yifitemo umuhate ndetse n'ishyaka. Avuga kandi ko yakoze uwo mwitozo ku nshuro ya mbere, inshuro ya kabiri agatangira gutoza abandi. Avuga ko imbunda akoresha uyu munsi yo ku gifaru atayimenye gutyo gusa, ahubwo ko byamusabye gukora imyitozo yihariye ijyanye nayo, kandi ngo igihe kinini yakoraga iyi myitozo yarayitsindaga, bityo bikamuha amahirwe yo kujya mu bantu bakoresha iyi mbunda. Avuga kandi ko babanje kwiga imyitozo ijyanye n'uko ibifaru bikoreshwa, bakiga n'uko imbunda z'imisada nazo zikora. Ngo ni amasomo yamutwaye igihe kingana n'umwaka wose kugira ngo atangire gukoresha iyi mbunda cyangwa se kuyirashisha. Agira inama abana b'abakobwa bakiri bato ko kujya mu gisirikare ugatanga umusanzu wo kurinda igihugu cyawe ari ibintu biteye ishema. Yavuze kandi ko umwana w'umukobwa ugiye mu gisirikare aba afite amahirwe yo kubona ubumenyi n'ubushobozi burenze ubwo yiyumvamo. Wakoze cyane kubana nanjye, iyi niyo nkuru naguteguriye uyu munsi. Niba nawe wayikunze ntugende udakoze subscribe, kore like, kore share kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.